bashaka nanjye banyica none basigaje iki nifashe miliyoni zenga 60 gashyira niki kintu gisigaye ubuse. Reka nongere ngusuhuze wowe Uwiteka gitije kurama. Ndavuga ko dutije kurama kubera ko mu Kinyarwanda baca umugani ngo uramutse abaramye. Nibyo koko uramutse abaramye, niba nawe koko bwagukereyeho niba bwagukereyeho shima Imana kubera ko ntacyo wayihaye. Aka kanya hari abari gushyingurwa, hari abari kugira, hari abari mu marira, hari abari kwa muganga babuze uko babigenza, ariko wowe aka kanya ufite telefone yawe uri kureba video nakoze. Shima Imana rero kubera ko nta kintu wayihaye, ni ubuntu bwayo gusa. Sasa rero aka kanya ngarutse mfite video ebyiri ngira ngo tuganireho. Mfite video ya mbere muri makeya ni video ngira ngo mwese mwarabibonye disclaimer, ari kuri kamera ari kugira bitewe n'ibintu amaze gukorerwa, donc asenyewe inyubako ye harimo n'ikigo cy'amashuri. Hari indi video nayo mfite, reka manzi ishyiremo iyi ngiyi, reka tubitangire gutya kwanza. Ibi byose n'amaraso yavuye n'ibiki byose ishuri birangiye barishyize hasi. Kuri ubu ngubu bakurikiyeho iki ngo ntufite impungenge z'uko baraza kuvuga ko babahanganye n'ubutegetsi bigatuma iki kigo cy'amashuri banagisesa burundu cyangwa se bakagukomanyiriza muri ya gahunda yaduhishiranye nk'abayobozi? Bashaka nanjye banyica none basigaje iki nifashe miliyoni zenga 60 gashyira niki kintu gisigaye ubuse. Umwana wihirinze afite imyaka 29, umwana wihirinze agashaka amafaranga kugira ngo afashe leta. Mbere na mbere sino kurira na papasi aho kugira ngo leta imufashe bahubwo bakamusenya bene akakagera kusenya ikigo. Ngiye nanjye ubwanjye banyica bikagira inzira, nta kintu nose hasigaje iki ngira ikintu gisigaje. Ibindi by'abana banjye bazakura bakareba, mfite abana babiri nibyo bazakura. Ubundi hari ibarwa ubuyobozi bujya bwandika bukagusaba ko ugomba kwikuriraho ibyo wubatse. Iyi barwa ntago ugeze uyihabwa habe nimwe byize. Niba natubwiye ati mwe muhagaze yenda dukomeze izindi procedure, mwe muhagaze dukurikiza ibindi, ibyo gusa nibyo twabasabye barabitwinye. Mbere na mbere reka mbanze nkosore Ndahiro Valens Papi, kuko haraha mubajije ese ntabwo babifata nkaho warwanije ubutegetsi. Reka nkosora ku kantu wenda ngashyireho umucyo, akantu gatoya wenda n'abandi mushobora kuba mwabitekereje ukundi kuntu. Mu Rwanda ntabwo tugira ubutegetsi, tugira ubuyobozi. Kubera ko ubutegetsi ni ubuza bugategeka ngo gira gutya. Mu Rwanda rero tugira systeme y'icyo bita kwiyobora. Ndaza nkakwerekera nkakubwira ngo ibi genza gutya genza gutya, ubwo bafite ubwenge ibyo bintu murabyumva. Murashobora gutandukanya kuyobora no gutegeka. Reka tugaruke no ku yindi video nayo nari nababwiye yindi mfite, nayo noneho ndahita ngaruka dusasangura cyangwa se dusasa inzobe duhite tureba noneho ibi bintu se biragana hehe. Niba tubwira ngo ibitaka ntabwo bikwiye kwinjira muri kaburimbo, ntabwo ari ukugenda ngo duhite tuvuga ngo uriya muntu wahinze ibishyimbo bimaze kuba uruyange ngo turabiranduye. Iyo ntabire nuyiranduramo ibyo ngibyo ejo mu gitondo irabibaye byone. Ibishyimbo byatewe mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 cyangwa mu kwa mbere, no kuvuga ngo mu kwezi kwa gatatu, mu mpera z'ukwa gatatu mu kwa kane bizasarurwa. Bizasarurwa ari igitonore cyangwa se bizarindira byume. Twangije ibintu bibiri: ubukungu bw'igihugu, twangije isuku twashakaga, twangije n'ibiti. Ariko kuko tutigeze tubiganiraho, icyo gusa kikagenda kigahita kibyangiza. Uyu mubyeyi arakoze cyane. Reka dutangirire kwa disclaimer. Uyu mugabo disclaimer muramuzi ko ari umunyamakuru wo kwisibo TV na radio. Disclaimer akaba yari afite ikigo cy'ishuri afatanije n'undi muntu. Disclaimer ubwo basurwaga n'urwego rubishinzwe babasabye ko bavugurura kugira ngo babashe kwakira abana bisumbuye bo bari bafite. Disclaimer ajya kwaka icyangombwa cyo kuvugurura inyubako, aragihabwa. Amaze kugihabwa, Disclaimer akora ibitandukanye n'icyo bamuhereye icyangombwa, we ajya kubaka indi nyubako ku ruhande, ndetse anahindura totaloma icyangombwa bamuhaye, we yikorera ibindi bye. Mu bugenzuzi, mu gukurikizwa amategeko, ya nyubako yaje gushyirwa hasi yose, hatitawe ku gaciro k'ibyagiyeho, hatitawe ku gaciro k'ibyakozwe, inyubako yose ishyirwa hasi. Noneho rero reka tugaruke gato dusesengure ku iki kintu.
mu by'ukuri hano mu gihugu cyacu habaho amahirwe yo guha urubyiruko guhanga imirimo no kugerageza ubundi buryo bwose bakoresha kugira ngo babashe kubaho. Uyu disclaimer n'umwana w'imyaka 29 nk'uko bivuga yarihirinze mu buryo bwe bushoboka abasha kugera ko ayo mafaranga arenga miliyoni zingahe akora icyo gikorwa atirebyeho, ahubwo ari kureba kuri lokasiyo y'ahantu agiye gushyira icyo kintu, ese nta yandi mashuri ahari, ese nta bindi, donc we ashaka nyine kuzamura ha hantu, ariko nawe abifitemo inyungu ka meme. Igihugu nk'umubyeyi, iyo umwana akosheje, reka tujye muri famiye zacu, iyo umwana akosheje ahanishwa iki? Nani Clement ntabwo ari umuntu wa mbere usenyewe, twagiye tubibona, hari n'ahandi hantu duca ku mihanda na hehe tukabona barimo gusengerwa, twabaza ute se biri kugenda bite? Turiya yubatse bihabanije n'amategeko. Nibyo koko iyo umuntu yakosheje arahanwa, ariko se mu by'ukuri gufata agaciro k'amafaranga angana kuriya ukayangiza ubireba, uzi imbaraga umuntu akoresha kugira ngo agere ku mafaranga, turetse na miliyoni 10, reba ukuntu babara. Wenda reka niganire n'aba batoya, mwebwe turi kuganira turi mu rwego rumwe. Reba ibitekerezo ugira iyo utaye inote y'igihumbi, reba umwanya bigufata kugira ngo wakire ko icyo gihumbi kitakiri cyawe mu mufuka wawe cyamaze gutakara. Reba inshuro usubira mu nzira wanyuze muri gushaka kugira ngo cya gihumbi kibone. Noneho hita ubigereranya no kwicara ahantu urimo urareba ibikorwa byawe wakoreye imyaka ingahe birimo birangizwa kariya kageni. Mbwira mudu burimo, mbwira uko buhagaze, mbwira uko buri kumva, mbwira uko buri gutekereza. Reka twirengagize ko yarenze ku mategeko agatandukira, ariko se nta bundi buryo ibi bintu byakorwamo? Wahaye umwana wawe amafaranga ngo ajye kwishyura ishuri, akagenda akagura igare, wafata rya gare ukajya kurita mu mugezi? Ese wafata inkoni cyangwa se ishoka cyangwa se icyuma ukajya kuri rya gare ukarikatagura? Cyangwa ahubwo nk'umubyeyi ushobora gufata rya gare ukarigurisha ukavanamo ya mafaranga yaritanzemo, wenda wanahombaho make cyangwa se ukanunguka, ukajya kwishyurira umwana cyangwa se agakora ikindi kintu. Broke sima ihagaze amafaranga angahe? Imwe. Bara abafundi bagiyeho, bari biki n'ibiki, bara amatransport y'ibyo bintu byose kugira ngo bigere kuri cya cyubako, kandi rimwe na rimwe mwaranabirebaga mwe mwabayobozi, ariko muraceceka muravuga uti mpaka tuzamuhombye. Nibyo koko Clement yakoze amakosa, yarenze ku itegeko, yarenze ku cyangombwa yari yahawe, akora ibitandukiriye. Ariko se nta bundi buryo ibi bintu byakorwamo? Hagashyirwaho amande cyangwa se akamburwa icyo kintu kigashyirwa mu maboko, ariko kikagirira umumaro abandi bantu. Babyeyi, dushima buryo ki mudufasha pe, kugira ngo twe nk'urubyiruko twiteze imbere, kugira ngo twe nk'urubyiruko tuvaho hamwe tujya ahandi. Ariko nimurebe uburyo mwakwiga. Umwana arakosa, ni umwana nyine akozwe muri erema zo gukosa. Hari ibyo dukosa tubishaka, hari n'ibyo dukosa tutabishaka. Reka ngaruke ku iyi video rero y'uyu mubyeyi wundi, ni umupapa ukuze nk'uko muri kubona aho ngaho. Hari aho yageze aravuga nti abayobozi abwo n'ab'inzego z'ibanze kuva kugera hariya, abayobozi b'inzego z'ibanze barebera ibintu birimo gukorwa kuzageza igihe His Excellence cyangwa se chairman w'umuryango azavuga uti ibi bintu ntabwo ari byo. Abo bayobozi nabo nta gutekereza, nta gushyira muri logique y'ibindi,
nabo bakirukanka kujya gukora bya bintu kandi bakabikora nabi. Ariho uzasanga bagiye kwangiza ibitakagomba kwangirika kubera ko gusa His Excellence abivuzeho, kandi ibyo bintu barabirebaga ariko ubwenge bwo kubikoraho barabubura. Baranyihanganira. Njye ndavuga uko yavuze. Ntabwo bicaye ngo bafate inyigo y'icyo kintu bavuga ute se iki kintu nitujya kugikora gutya kubera ko His Excellence abivuze gutya adukebuye muri ubu buryo, ese nitujya kugikora aka kanya harangirika iki, harakira iki? Yatanze urugero aravuga uti niba His Excellence avuze nti aha hantu ntabwo hakabaye kuba hari iki bintu, hakabaye kuba hari ibi, bo batitaye ku biri mwako kanya bagahita bajya kwadukira bakajya kwangiza bya bindi biri mwako kanya, kandi mu by'ukuri bakarindiriye hakabanza hakagira uburyo ibyo bintu biva mu mwanya umwe bikajya mu wundi bikabasha kugirira igihugu ndetse n'abaturage umumaro. Bayobozi bacu, murakora ibintu bitari byo. His Excellence yabagiriye icyizere abashyira muri izo nshingano, cyangwa se abaturage natwe twakugiriye icyizere turagutora tugushyira muri izo nshingano kugira ngo uduhagararire aho tutabasha kuba turi. Ariko se mu by'ukuri ibi bintu ni ibya nyabyo? Iyo wifata ukajya ku gikorwa cy'umuntu ukacyangiza ubireba nta bundi buryo bwabayeho bundi, uba wumva wari nta kibazo biteye? Ese wowe ari wowe ibyo bintu wabyakira mu buryo buri bwa nyabwo? Reka dusabe rero abantu bafite umutima wo kumva iki kintu bacyumve, kandi dusaba n'imbabazi aho dukosa, nyine mutubabarire. Turabizi ko muri ababyeyi bacu, muraturebera, murareba iki cyakagenda gutya, nyine nimutubabarire.